ese ubundi kubaho bimaze iki? Kubaho bimaze iki? Kuba uriho bimaze iki? Gute umuntu abaho mu buzima bubi, akabaho mu buzima bugoye, akabaho mu buzima bukakaye, ukabaho udafite epfo na ruguru, ukabaho udafite aho utura, udafite aho uba, udafite aho ukodesha, ukabaho udafite icyo kurya, udafite icyo kwambara, ukabaho mbese ari ugupfundikanya. Muri ubu buzima tunyuramo, duhura na byinshi cyane, byinshi, ubuzima bugoye, ubuzima bw'ingutu. Tukavuka tukisanga ku isi, tukavuka dusanga twarabyawe n'ababyeyi bakatushyira ku isi. Ariko twese ntago tuvuka kimwe, niko kuri. Twese ntago tuvukira hamwe, ntago twese tuvuka mu ngo zikize, ntabwo tuvuka mu ngo zikennye. Twese biterwa n'aho wavukiye. Bamwe twaravutse twisanga dufite ababyeyi bombi, abandi twaravutse dusanga tudafite ababyeyi bombi. Hari n'abo twavutse dusanga nta n'umubyeyi n'umwe dufite, ariko twaravutse. Tugenda tuba muri ubwo buzima bugoye bw'amanzage, bugoye cyane, ubwo gupfundikanya. Twagiye tugira imiryango itandukanye, twagiye tubona inshuti zitandukanye, ariko muri uko kuvuka cyangwa se muri uko kubaho tugenda dusimbagurika mu mahwa, tunyura mu bimene by'amacupa, tugenda dusimbuka mu mishubi, tugenda duhura n'abantu beza, tugahura n'ababi. Bose duhura kubera ko tukiri guhumeka. Ariko si ubundi kubaho bimaze iki? Hari abo duhura tugaseka bakagira ngo turanezerewe, bakagira ngo turishimye, nyamara rimwe na rimwe tuba twahaze ku bitanda byaho turyamye, tuba twahaze ku bisasiro, twabuze n'imbaraga zihatubyutsa. Impamvu ni uko twamaze kwakira yuko iyo uhora utaka abantu batakumva, bavuga ngo umwana murizi ntakurwa urutozi. Ariko finali iyo umuntu amaze gupfa, za nshuti n'aba bavandimwe atabonye akiri buzima, kwa kurara hanze, kwa kwicwa n'inzara, kwa kubura kwishyura inzu, kwa kubura waguha akazi, kwa kubura buri kimwe na kimwe, kandi abo muziranye bose bifita bimwe na bamwe, abo bene wanyu utari kubona mu buzima urimo, nuko twese twamaze kwimikamo ikinyoma kivuga ngo nta mukene ugira umuryango. It's fine, niko kuri. Ibyo nibyo twamaze kwisetingamo, bituma twese umutima wa kimuntu twarawutaye, aho kuri ubu ngubu niyo umuntu atatse bavuga ngo niko yabaye, ngahorana amaganya. Nyamara siko kuri. Gusa ku munsi wa nyuma hamwe abantu baba barira, abiririsha, abarira by'ukuri, hamwe utazabasha kubona inshuti n'umukunzi, gusa bose bazaba bari aho ngaho bahujwe mu gahinda, bakuririra, nyamara utari kubibona, aho niho bizaba bigoye. Aho ngaho abagutereranya ukiri muzima uzabona baje. Abagutereranya ukiri muzima bazaza kujijisha, bagaragaza ko wari ufite imiryango. Nyamara iyi miryango twirirwa twiratana itagira ikidufasha tukiri bazima. Iyi miryango ikidufasha cyonyine ni ukudukura mu nzira kugira ngo tutanukira abasigaye. Iyo umuntu amaze gupfa abona abavandimwe. Tuguhaye ikaze kandi turagushimiye wowe ukomeje gutega amatwi cyangwa se udahema gukurikira Blessing Hope Rwanda TV. Iyi ni indamutso cyangwa se iyi ni bimwe mu byo tuzibandaho. Ubuzima bukomeje gukomera, uwitwa baho aratabaza uhereye hasi ukagera hejuru. Ufite umutima ukunda cyangwa umutima ufasha amugereho. Hato nimba uzi kuri mu bantu bazavuga ko bamukundaga, ukaba uri mu bantu bazaza bavuga ngo uri umuryango we, ukaba uri mu bantu bavuga ati yaba yarameze uku,
akabivuga amaze gupfa, birashoboka ko ikizaba kimwishe wakaba ari wowe uze ukigiramo uruhare kugihagarika, nta kindi. Gusa ntago bimeze neza. Niyo mpamvu tugiye gutegura icyo twise habayeho icyo agiye gushyira hanze cyitwa baho nkawe part 1, cyangwa se ubuzima bwabaho nkawe uko buhagaze uhereye mu ivuka ukagera ageza akakanya. So uri tayari? Waba uzi, waba umuzi, waba waramwumvise, waba umubona agenda? Isaha ni iyi ngiyi kugira ngo nimba ari urukundo mwufitiye urumwereke. Aragukeneye, akeneye wowe, akeneye njye, akeneye n'abandi. Ibi byose ni imbaraga zacu, kubaho kwiwe biri mu biganza byacu.